Ese ufite icyaha runaka uri kugerageza kureka ariko byaranze? Iyi video ni iyawe. Dore ibintu bigera muri 5 byagufasha kureka icyaha cyakunaniye. Icya mbere, ijambo ry'Imana. Abantu benshi batekereza ko ijambo ry'Imana ritagira imbaraga, ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana niryo tabaza ry'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 riravuga ngo ndawica ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Bisobanuye ngo ijambo ry'Imana uko dukomeje turitekerezaho akenshi riduhishurira uburyo ki tudakwiriye gucumura ku Mana. Ese niko tuzamenya ibintu bishimisha Imana n'ibidashimisha Imana udasoma ijambo ryayo? Mu ijambo ryayo niho ushobora kumenyera ngo Mana ikikubabaza ni iki, kitakubabaza ni iki ngiki. So rero ni ngombwa ngo dufate akanya dusome ijambo ry'Imana kuko ridufasha kumenya ibyo dukwiriye gukora n'ibyo tudakwiriye gukora. Icya kabiri, abantu tubana nabo mu buzima busanzwe. Akenshi usanga ibintu cyangwa se ibintu bikongeza gukora icyaha kwawe ari abantu nabana nabo. Niba uri wa muntu wenda struggling no kunywa inzoga ukagenda n'abantu bazinywa mukajya mu kabari, of course uzabikora. Niba uri wa muntu ugira ikibazo cyo kujya wenda arakara cyane, uri muri ba bantu nyine bahora bavuga ibintu basererezanya, bavuga ibintu byatuma urakara. Magambo make, ni byiza ko tubaza kugenzura abantu tugendana nabo kugira ngo ushobora gusanga ariho Satani yinjirira atuma dukora icyaha. Icya gatatu, ubuzima bwo gusenga. Duhora tubwira Imana ngo turayisenga, duhora tubwira Imana ngo dushaka kuyiyoboza inzira, ariko twajya gukora ibintu tukirwanirira, twajya gukora iki. Nabanza kumenyesha yuko ntabwo ushobora kurwanya icyaha utari mu buzima bwo gusenga. Ntabwo ushobora kurwanya Satani utari mu buzima bwo gusenga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo musenge ubudasiba. Mu gusenga habamo imbaraga, mu gusenga hari ibintu bijya bihinduka. Niba utari wabona mu buzima bwo gusenga, bwo kubwira Imana ngo Mana ndagukeneye, Mana ngize ibi ngibi, nese Imana nyine izagukiza gute ibintu utanayisaba? Muri make hari icyo bizagusaba kujya ku mavi ukabwira Imana ngo Mana ndagukeneye mu buzima bwanjye, ngwino umfashe. Icya kane ni ukuzibukira icyaha. Hari ibyaha dukora dukwiriye kuzibukira. Niba wenda uri wa muntu ukunda wenda ibintu wenda byo kuvuga nabi iki, kujya mu biganiro byo gusebya abandi, niba ari wa muntu ushaka kureka icyaha wenda cyo kunzoga, kujyana hari akabiri, iteka ryose nyine ugomba kwirinda ibintu byose byatuma ugira aho uhurira n'icyo cyaha. Icya gatanu nacyo cya nyuma, nagira ngo umenyeshe ko ibintu byose navuze aho ntabwo ushobora kubikora mu mbaraga zawe, ntabwo ushobora kubyishoboza. Ukeneye imbaraga za Mwuka we, kuko imbaraga zacu zirangirira n'imbaraga z'Imana zitangirira. So ibintu byose navuze, niba wagerageje gukurikira video yose, nta kintu n'iki na kimwe ushobora kwishoboza mu mbaraga zawe. Niyo mpamvu bisaba ngo uce bugufi ubwire Imana ngo Mana nshoboza gusoma ijambo ryawe, unshoboze kuba imbere yawe Mwana, unshoboze gusenga uko bikwiriye, unshoboze kwirinda ibyatuma ngiraho n'ibyaha, ndetse kandi ntandukanye n'inshuti zafite umumaro. Byose nubikora ukabanza ukizera ko imbaraga zawe utabishobora, ariko ugasaba Imana imbaraga zo kugira ngo igushoboze, Imana izagushoboza. Hamwe n'Imana byose bizashoboka. Shalom.